Hola my people, what's good ngo mumeze mte shangiye nkuko muri kumbana nyine meze neza, life is good. Gusa nubwo nyine ibibabaza nago bibura amasaha barayagabanyije, gusa nyine aya kareto yakoresha neza cyane. Nizere ko bimeze neza ukamukomeza gukurikirana Go High Show. Tufite ibintu byinshi bitandukanye uyu munsi. Umva ndabizi uyu munsi it's gonna be a vibe. Muri buze kwishima cyane with your girl Angel. Anyways, ndabizi akakanya muri kwibaza SK Angel ari kumwe nande Angel ko yica hariya behind the camera. What's going on? Gusa nyine mbafitiye surprise nyinshi cyane. Umuntu turi kumwe na wundi ni Kenny. Muzi ba Kenny benshi gusa ongeye kwereka sinzi nyuma muri mumenye gusa. Guys, get ready for Kenny. Bro, Kenny, what's good my boo? Shani fresh neza ni neza. Fresh cyane. Abiza abantu bari muri confusion right now. Mbabari bakura. Katubakura bari bagiye sizo. Kwijende. Reka umunwa have ibarogo ya kuri vosingi Jackie Chan byumve neza urabikunda vangizo melodies dizo last no munyabiguye amacenga meshi nka Messi njyana yacikurisha isi arasara ni mukatira nabonye ndi baby walaye Fendi Prada dufata inzira ijya Dubai kuri keshi nkanyinya wavuye nuhago twa urapesura bese shange sinakorera ubusa kuri keshi nkanyinya wavuye nuhago twa urapesura bese shange sinakorera ubusa kuri keshi nkanyinya wavuye nuhago twa urapesura bese shange sinakorera ubusa. Boom, OG Two-Tone. What's good, OG Two-Tone. OG Two-Tone nabonye ndazi ngamuri muri confusion ngo Kenny, yeah? Bumvishije Kenny bagira nago tubizi gusa. OG Two-Tone, what's good? Shani fresh bimeze bite? Ndakubona. Murabona. Na drip hagaze. Ntabwo twatayo no mu. Rahira. Siko nyindi kuyibona. Ntabwo twatayo by'umuco. Gusa nyine you look good. Thank you. Seriously, you look good. Thank you. Jawa, I love your hairstyle, like really? And the vibe, like actually dress code, yo, say nusa the outfit, yo. Thank you. Murakoze cyane. Yeah, so no, ese bimeze bite? Mani neza biragenda gake. Urabona nino minsi ya covid n'iki byose ariko turatryiga nyine tukabaho fresh n'iki. Birumvikana. So OG Two-Tone, welcome to Go High Show. Iri Go High Show umva twakira abahanzi batandukanye dukora ibintu byinshi bitandukanye, so uyu munsi twishimiye kukwakira umva. Murakoze cyane. Agaciro byinshi. No, akwisi n'umufana wawe. So urabyumva yego. Nabyishimiye kabisa. Rwose gusa nyine umuntu abagufite ibibazo byinshi, not for me nyine n'abandi nyine muri rusange. Umuntu babibaza SK OG Two-Tone ni muntu ki? OG Two-Tone akora iki? OG Two-Tone abayeho ate? So nashaka ko utubwira cyangwa umenyesha abantu badukurikiye muri kano kanya nka Go High Show, ubabwire OG Two-Tone ninde? OG Two-Tone rero shani umujizi nyine wibera aho ngaho umuhanzi ukora rap. Ntabwo ari rap gusa akora music. Muri make ni music in general. Music is. Do you do R&B? Like ukora rap and R&B? Rap sing. Ni rap. Rap sing ari boro bita rap sing. Okay. Ya rap ariko nyine iri uba wumva nyine umuntu ari no. Rap sing. Okay. Mbadi kumwe na gang yanje yitwa Loud Sound nibo dukorana music. Shato bafitiye ibintu byinshi kabisa biri kuza bishyashya bigiye ku dropping byinshi cyane. Ndabizi twese turategereje. Ikindi SK OG Two-Tone abayeho ate? Ni cye kintu OG Two-Tone ni neza. Nyine like Two-Tone abayeho fresh byatari. Afite abantu baba bari kumwe like day per day nyine niki baba bari kumwe bakorana nyine bahorana tu baba bafite back yiwe niki kumva nyine ari neza tu naga bari wenyine. Nkuko tubizi OG Two-Tone ni umuhanzi ukiri muto cyane gusa ufite talent. Ndabizi akinjira bamwese ndabizi ko heads up ndabizi zari akokeri yamanitswe. Gusa OG Two-Tone ndashaka kubaza ikibazo sinjye ukibariza gusa ndi kubariza nabandi bose bari kutureba.
okay nkuko uri muri music uracyari umwana sinzi maybe ufite akazi cyangwa iki gusa what are the challenges ni ibihe bibazo uhura nabyo muri music cyangwa mu muzika nyarwanda gutya nyine nk'ubu ushaka gusohora indirimbo ushaka guhura n'ibibazo byinshi gusa nyine what are the problems cyangwa ibibazo uhura nabyo mu gihe uri mu bintu byo guhanga ibibazo byo byabaga mbere tu ubu ngubu nawe urebye nta bibazo ngewe mfite muri music ngiye gukora music kuko studio irahari n'abaji bakora amavideo tu nabo ubu ngubu barahari kumva nyine dufite team ntago bikigorana nka mbere nyine nibwo byagoranaga usanga nyine kujya studio bibanza gupesa ukishyura ugashaka umuntu gukora video bigasaba nyine ibiceri byinshi yari haso tu ariko ubu ngubu nyine byaje kumera fresh tu ubu ngubu noneho ni ya mizigo ya buri kanya nyine isohoka buri kanya tu umva ndabizi hano hari abantu benshi bagukurikiye kuri YouTube channel yacu ya Go High Show benshi cyane banakunda OG Tutoni cyane gusa bajya bibaza eske OG Tutoni kari umuhanzi ariko OG Tutoni kuba ari umuhanzi ntago byamubuza kuba afite role model cyangwa umuhanzi agendera afata nk'ikitegererezo mu Rwanda OG Tutoni niyo yaba atari mu Rwanda ushobora no kutubwira hanze gusa no mu Rwanda ushobora kufite utamufata nka role model gusa nyine umwemero ukavuga this guy is a vibe cyangwa this girl is a vibe so ushaka kumbwira mu Rwanda ni uwuhe muntu ufata nk'ikitegererezo ukavuga mu Rwanda muri music I don't mean R&B rap anything for music ego G yanjye bitaririmba tu ririmba kabisa hari akantu kese cyangwa yenda kazi kabisa shani yawe ririmba niyo bifata nyine nk'ikitegererezo ririmba ndamwemera byatari tu hari ibintu byinshi anyigisha ndamwemera tu Okay, OG Tutoni mwumvisha ibintu byinshi ari kutubwira so ariko hari ikindi kibazo mufitiye OG Tutoni hari ukuntu umuntu avuga njyewe ndi umuhanzi ndi umunyarwanda gusa I want to be international sinshaka ko umuziki wanjye uzagarukira hano mu Rwanda shaka gukomeza mu Rwanda n'ahandi hose so niki wakora kugira ngo umuziki wawe cyangwa uw'abandi bagenzi bawe utere imbere like ureke kuguma uri mu Rwanda gusa unagere hanze kuko dushaka kumva indirimbo z'abahanzi bo hanze zarageze no mu Rwanda twumva it's a vibe ni ibintu birenze what do you think what can you do as OG Tutoni cyangwa ni ihe nama wagira abagenzi bawe ukavuga kugira ngo umuziki wacu utere imbere ureke kuguma mu Rwanda gusa unakomeze n'ahandi we be international njyewe nyine tu ibintu mba numva nakora nk'uko nyitangira n'ubundi ntabwo nari mbizi ko hari abantu bazageraho bakanyumva tu yego nyine icyo numva bisabwa ni ugukomeza nkakora keep on recording good music doing many videos gutyo nyine tu bizagenda bizigezaho akeza kuko arivugira ntabwo ari ngombwa ngo ngo niki ngo icyo usaba ni ukubikunda umutima wawe wose byose ukabikora bikaba ibintu byawe bya buri munsi tu so nk'uko mubyumvishe OG Tutoni atugira inama ikintu cyose turi gukora tugishyiraho umutima umwe wacu kandi tugikunde cyane ndabizi nta cyakunanira wagikunze sibyo umva I know that gusa nyine OG Tutoni ntabwo nanyuzwe ndabizi ko n'abafana bawe batanyuzwe shaka ko hari akandi kantu ushiriramo nyine nkajya muri vibe you know let's go ni filime uzabibaza bize muri haso n'abatipe byose bisaba ubwenge mu maso ubakwepe nyinshi batanze nimenyekana bayice guma witsimbe kwaje niduhuza bagukande bafite amashyari bazi ko batumara reka niwanshyira hasi nabwo nanyeganyega reba ni give Japan uraza kubagwa na samurai reba ni give Japan uraza kubagwa na samurai OG Tutoni for sure OG Tutoni nawe urimo urangora ibintu bibi uragira ngo maguruke like right now do you want me to stand and dance ariko nyine wumvishije turi kuguhagurutsa nabyina n'iki anyways umva gusa nyine umva it's a vibe kabisa njyewe sinakubwira ko ngufana gusa hari n'abandi bantu baba bambwira eske OG Tutoni aracyari umwana ariko uriya mwana afite imana urabyumva uri kumva kuba ufite abantu you don't know bavuga OG Tutoni ni umuntu ufite impano n'iki gusa besides that dushaka kumenya eske nabirotaga kera
kera warabirotaga muri make inzozi zawe zibaye mama nyezi kugenda ziba mama nubwo nyine iyo zibaye utandota izindi nyine tugere kumva muri make izo warabirose nizo zasohoye umunsi urarota izindi umva nkubwire so like ubundi turi kwibaza njye n'abafana bawe bandi Audrey Tutone nubwo uri umwana waba ufite umukunzi do you like have a girlfriend cyangwa umuntu wiyumvamo ukuntu umuhungu mwiza nkawe yabara girlfriend cyangwa wowe girlfriend you have girlfriend you don't have a girl lover now ufite uracyari muto ntabwo ari ukuvuga ngo ni muto ariko nyine ntawe uhari waramubuze cyangwa ntabwo igihe kiragera sinzi tu zikora byonyine datuma mugushakira ngazi umva ntacyo mvuze gusa nanamugushakira njye unyigireyo inshuti cyane yego anyway nyine umva abantu benshi nyine baba bibaza nk'uko umuziki nyarwanda urumva abantu benshi upcoming singers cyangwa upcoming musicians baza sinzi ukuntu nabivuga nyine uramubona ari gutangira people do judge they like uriya ntacyo azageraho uriya nyine ari nyine bakagufata actually bakakujudginga bitewe na physical appearance yawe urumva umuntu ashobora kubona Audrey Tutone like the hair the thingy akajudginga uko ashaka gusa nyine kwica image y'abantu ni ukuba proving a wrong sibyo ni ukubabwira njyewe ndi Audrey Tutone waje bica mu muziki sibyo buri muntu wese aba afite ukuntu yapanze ibintu bye buri wese afite ukuntu yapanze ibintu bye so icyo nashaka kubwira abantu badukurikiye right now kuri Go High Show Audrey Tutone ni muto cyane ntabwo ari umuntu avuga ngo ni umuntu mukuru cyangwa ni umuntu utangiye umuziki cyangwa ni umuhanzi mukuru aracyari umwana kandi abafitiye byinshi bibitse biracyari mu gatebo ku buryo nabifungura umva guys byonyine nibyo afite aka kanya biri kutwica ngamwe baze noneho nafungura ibyo yatubikiye behind young chasing dreams nese Audrey Tutone nta ndirimbo waba ufite cyangwa twebwe abantu tutaramenya like utarakira hanze itarasohoka actually ukipinze in ushobora kuduha nk'agaflow kayo cyangwa ukayimanuka niyo watubwiraga colors gusa nyine twumva ibyo duhishiye a little bit y'ibyo duhishiye yego Elde nkorera cash up wingi nseke ikuciyambwiye kishaka fame shaka kuvunika my game ndayibwirire bejo cash ubu twageze muri siri yawe baby wandi wa mbere kuri playlist akunda kunyumva ari muri douche ngamene zimuko za numva ari giga yarasara birashina di of Moncler Gucci stosi ya hano nigga ni ya Paris bwa mbere nzimuko za numva ari giga yarasara birashira tugenda muha of Moncler Gucci stosi ya hano nigga ni ya Paris Audrey Tutone so atubari byonyine bitarasohoka byatwije ngayibaza okay umva so what's the name y'iyo ndirimbo yitwa imifuka ine yuzuye 4 4 packets full 4 imifuka ine yuzuye nyine kabisa imifuka ine yuzuye can you give a message what's the meaning bimenyesheje 4 packets full biyuzuye biceri tu ino mifuka ine nyine tu do ndabyumva muri make so ndashaka kukubaza you as a musician Audrey Tutone ufite targets for sure uravuga njyewe nka Audrey Tutone mfite abafana banjye mfite ababyeyi mfite nyine ibyo nkunda gusa mbere y'ibyo ngibyo hari icyo ngomba gukora kugira ngo nabo abantu bankunda cyangwa bamfollowinga bambone nyine nka Audrey Tutone nyawe what are your targets ni izihe target ufite uri gukora umuziki nyarwanda gusa ushaka kubundi hari icyo ushaka kugeraho so ni iyihe target ufite kuba umuntu wese ashobora kujya muri music but with no target ashobora gutangira music gusa ashobora kugera imbere agahura n'imbogamizi noneho zimurenze ubushobozi bw'akavuga I'm giving up so do you have a plan of giving up cyangwa you want to niba udafite iyo plan yo ku giving up mbwira niki kiri kukwinspiringa gukomeza uguma muri iyo music iyo target nyine ushaka kugera cyangwa icyo kintu targetinze in front of the nyine imbere yawe niki I won't give up icyo nicyo cya mbere ego kandi ikintu gituma nkomeza gukora music nuko I know I make good music like for real of course you are cyane kandi
niyo mpamvu nkomeza mbikora kandi n'amashumi yanjye cyangwa n'abantu nazi aribwo tugihura bwa mbere hari igihe ambwira yo I love your music amubwira cyakoze ibyo nyine bituma nyine nkomeza gukora music nyine tumwumva nta giving up yeah target yanjye rero target yanjye irarenze bari tubwire natwe turengerwe ndashaka gutwara billboard no cap gate yeah for sure cyakoze umva good luck kabisa yeah njyewe good luck n'abafana bawe bose babimenye barusubiramo iryo jambo ushaka gutwara billboard mwabyumvishe so you guys should support our guy nitwara bazasubira inyuma bajye kureba kana video ndibabwiye cyakoze ese Audrey Tutone hari ukuntu umuntu atangira music of course ababyeyi ntago twese baba bavuga ngo wenda njyewe as Angel nshobora kubwira umubyeyi ngiye kuba umunyamakuru akavuga no you don't have to do that si biri presentable cyangwa simbishaka akabyanga gusa ari ndi mubyeyi ugusupportinga so what side are your parents on ababyeyi bawe bagufata gute when you told them you're doing music what comment did they support you did they discourage you cyangwa ubu barabisupportinga nyine barabikunda utangira I mean nangira nyine was it a challenge sama kuko my dad nyine ntabwo yabyemeraga tu ariko mama wanjye we yaranshyigikiraga tu niki cyatumye babona ubu ngubu nimba your dad ubu yarabyemeye right niki cyatumye abyemera you proved him wrong right byashiditse nawe ari kumva indirimbo zanjye atazi ukuntu byagenze kabisa okay urumva ko sometimes ababyeyi bacu ugomba kuba proving wrong so nihe nama wagira abana bari hano hanze hari abana benshi cyane they're so talented umva bafite talent cyane gusa they afraid what if I do this mubyeyi akabifata gutya njyewe nihe nama wakumva wabagira like ukavuga nama nabagira no gukora cyane keep doing your thing being creative and shit byose nyine tu komeza ube wowe tu ukora ibyawe ntihazagira umuntu uzaguhagarika cause nagaze ukuntu ejo bimeze ntawamenya nobody knows tomorrow ntawamenya ejo sibyo Imana niyigena sibyo nanjye njyewe iyindi nama nagira abana bari kuzamuka urumva ubundi mubyeyi erega ntabwo ababyeyi bose bafata ibintu kimwe ababyeyi bumva wagenda ukaba umudokita ukabiki gusa iyo umweretse ko ibintu urimo nta nzira mbi biri kukujyanamo cyangwa nta kibi kirimo I think azagusupportinga nkuko Audrey Tutone was supported nago iyo aba atari supported nago yari kuba ari gusohora indirimbo right now gusa right now bari gukora ibintu ababyeyi be banishimye nako je niyo batabyemeye ari gukomeza gusa still nawe wari kumva ufite blame kuri woho all you have to do no kuba convincing nyine like nyine niyo like ku bantu babuza bahagarika gira inama ababyeyi babuza abana babo ababyeyi bo nyine nababwira ko nyine bajye bareka abana bakora ibintu bakunda nyine tu biyumvamo pana kubahatiriza ibintu batiyumvamo kuko bashobora kubijyamo bikanapfa ntibabikore fresh kandi bafite ibyo bakora neza bo batazi umva Audrey Tutone umva it was very nice hosting you urumva you are the whole vibe gusa njye ntago natuma ugenda urayizi nagukeneye I need you to give me a vibe before you go right now. Urabizi now. Yeah. Kagacuku kamacumu mperezi yambi n'ikiri dubu nijoro muraza kurya mugivuta umuze kubona uko muvuga iyo nkuru inzanga ncinyikira unyereka imikaka ndayikura ngo sigira ibihanga guhunga mbishyira mu buhanga ubwenge bwanjye mura ndi kubutyaza mbonye umukobwa ndatitira uyu munsi nirompe nabyo gweza reka wacha mazara meneka ngutose ngutwike ngo waje gushyama niga byuka ajya kugura benz yabonye icyana yaragipefotse umuhondo w'iginuka bivuge kuri buri nati injana diriri dance diriri loud sound diriri lempe diriri kripa has inkoni ibihumbi ijana hasi kripa pa brr it's Audrey Tutone kabisa Audrey Tutone Umva, thank you so much. It was very nice hosting you. Umva byari byiza cyane. You are the whole vibe and bow. It was a vibe. Thank you. Thank you so much. This is Go High Show.